Welcome to my YouTube channel. Muri musano ngiye kwigisha uburyo ushobora gukora capati zimeze neza zifite amalayers. Zifata ikintu upimiramo ifarini. For me nakoresheje utu dukombe tubiri tw'ifarini. So uri ukenere ndetse isukari nakoresheje ikiyiko kimwe cy'isukari ndangije nshyiramo n'agace k'ikiyiko k'umunyu nka kiriya kiyiko nakoresheje. Capati dukenera umunyu mwinshi cyangwa iki nibyo ngibyo nakoresheje ndangije nahise nsukamo no ku mavuta makeya yo guteka. Udafite olive ukoresha asanzwe nta kibazo, koresha amavuta yawe utekesha. Nahise nsukamo n'agakombe k'amazi ashyushye, yego amazi ashyushye nyine y'akazuyazi niyo napondesheje. Impamvu rero hano dukoresha amazi y'akazuyazi ni ukugira ngo na capati yacu mu gihe twamaze kuyikora itaza kumagara usanga yabaye nkaho yabaye uruki. Niyo mpamvu turi bukoreshe amazi y'akazuyazi. Hano igipondo cyane cyari kimaze kuboneka, kimaze kunonga, nahise nyifata ngitereka ku ruhande ndagipfunikira nkimaza nk'iminota 30. Nyuma rero y'iminota 30 nibwo nagarutse. Hano iminota 30 yari ishize nari ngiye kugenda nagereza nyine shape nahise mfata cya gipondo ngenda nkatamo utubure duto hanyuma ugasukuma. Ahantu ugomba gukorera ugomba kuba wakoze neza, hanabwe hasa neza, and then nahise nshyiraho ifarini hasi kuko niho nari usukumire, and then ndangije nkatamo utwo tubure gutyo muri kugenda mubona duto. Ikindi kandi igipondo cyawe ntago kigomba kuba gikomeye cyane, kigomba kuba cyoroshye ku buryo uri buze kugisukuma kikagenda nyine bitakugoye. Apana cya kintu uza gusukuma ugasanga kiragusaba imbaraga nyinshi. Oya, igipondo cyawe kigomba kuba cyoroshye ku buryo uri bugisukume bigakunda. So nahise mfata ifarini nshyiraho hejuru, mfata ni rolling pin ndangije ngenda nsuka. Muri kubona ko uko nsukuma kiragenda nyine kikaguka kandi mu buryo bworoshye. Apana kwa kundi usukuma ugasanga ego ko igipondo kirakomeye kubi. Nuko nguko rero nabikoze. So narangiza rero gusukuma gutya ntago ndi bugisukume nyine cyane. Hano ngiye kugisukumaho gatoya nindangiza ndahita mfata n'ubundi amavuta nyasigaho hejuru. Impamvu rero dusigaho aya mavuta hejuru gutya ni kwa kundi n'ubundi nyine nishya kwa kundi ifite amalayers. Aya mavuta niyo tuma nyine za layers zigenda zijya mu kwa kundi ngo tugiye gukora capati ifite layers cyangwa yandi ucaho ukabona hasi hasigayemo akandi kaleya gutyo nyine. Nuko ngo kuhita ufata kata yawe utanayifite ushobora gukoresha icyuma nta kibazo rwose. Nahise nkoresha iyi pizza kata niyo nari mfite, and then ngenda nyikataguramo gutyo. Utanayifite ushobora no gusiga ari amavuta ukongera ukayizinga mu buryo utambitse, and then ukongera ukazinga n'ubundi akabore nka gutyo. Utuyifata gutya ugiye kongera uyizinge gutyo urukuva ko ya mavuta agiye kugenda ajyamo hagati nayo hose ku buryo niza gushya iza kuza gusya ifite ya layers twashakaga. Nuko nguko ubigenza muri kubibona. Shaka kuzabigisha ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Aho icyo ngusaba ukore subscribe and then you sharing a video, wisharing n'abandi nyine, kandi likinga comment kugira video ibashe kugera ku bantu benshi. Ibyo niyo mpamvu umuntu ababwira ati niba uri kuri video bose mujye muri likinga nta kibazo rwose. Sinaza kuntu abantu 100 bazakora video yawe and then ugasanga ufite like ebyiri kubera iki mumeze gutyo. Like araho muzigurisha we mutubwire rwose niba haraho muzigurisha. Nta kintu bisaba pe, nta mafaranga arenze bisikora kuri konti yawe. Icyo ukora gusa nugukanda kuri aka kabuto ugakora na subscribe. Iyo ni support bikomeye uhaye umuntu, kandi rwose gushyigikirana sinibaza impamvu mudashyigikira, kandi nyine gushyigikira nibyo bwa mbere. So rero urolinga n'ubundi cya gipondo cyawe ukagenda nyine ukora capati nk'uko ukora capati bisanzwe ugasukuma gutya. Ni kubikora. Iyi ari capati ya kabiri ndavuga tereka nsubire mu process ku bantu batayibonye neza mwongere mu birebe. Urafata ugasukuma wanze ugasigaho amavuta numara watana ubwa mbere uko wayisukuma, and then ukahita ufata ya pizza kata yawe ukagenda ucishaho nyine gutya nyine ucamo gutyo ndi kubibereka. Wanze ukongera ukazinga nka kwa kundi nyine twabikoze kuri capati ya mbere. Izi capati ziba ziryoshye, umva ngiye niba rugubera ko nkunda kurya capati nyine nkajya ncaho nkagikurura nyine. Niyo mpamvu nkunda izi capati zifite amalayers kurusha za zindi usanga nyine zifatanye zose.
So rero nuko nguko nabizinze neza gutya, rero ndangije ndasukuma, hanyuma fata ipanu yawe ugashyiraho utuvuta duke. Mbibutsa ko muri capati abantu bajya bashyiramo baking powder, nta baking powder cyangwa umusemburo bijya muri capati. Capati nta baking powder ijyamo. Amagi ushobora kuyashyiramo bitewe n'amahitamo yawe, ushobora no gupondesha amagi mu cyimbo cy'amazi, ariko capati nziza ni izi ngizi bapondesheje amazi, ntushyiremo ibyo bintu byose, ukayirya nyine wumva uburyohe bw'ifarini ndetse n'akunyu gakeya n'agasukari. Hanyuma ngenda nsigaho n'utuvuta hejuru kugira ngo capati yacu nyine igende yorohamo, itaza kuza gushya nyine ikome, kuko hano hari hejuru turahita duhindura tuhita tuyashyira hasi. Iyi capati rero icyiza cyayo nta mavuta menshi umuntu akoresha, kwa kuntu usanga umuntu yakoze capati wayikanda ugasanga ni ibivuta gusa. Iyi ngiyi ni ibiganze ubona nta n'amavuta arimo, ugira ngo nta nayo wigeze ushyiramo ahubwo. Iyi capati ari nziza, nta bintu by'ibivuta ku bantu bagira uburwayi cyangwa batarya amavuta menshi. Iyi capati ni nziza, uzajya uyikora gutya, hanyuma zanyamuza mutubwire uko mwabibonye. So nkomeza kubwira ati abantu bari hano mujye muri comment mumbwire indi recipe mushaka ko tuzatrying ubutaha. Benge ndi hano ndi tayari, mfite umwanya nzayibakorera, kandi masaba ngo mukore subscribe, like, share na comment kugira ngo tuzajya tubana muri video zigiye zitandukana. Ni gutyo genda ubigenza kuri hano bigenjeje, ugakuraho imwe ugashyiraho indi gutyo gutyo. So rero ikindi kintu ngomba kuba like, hano nazanye ikindi kintu, ngiye kuzajya mbereka ibintu mutazi uko bikorwa, ngenda nkora video mbereka uko bikorwa. Murabonye ubushize nabweretse uburyo umuntu akora amavuta yo kwisiga akoresheje beef tallow. Ubu ngubu ngiye kubereka n'uburyo ushobora gukoramo isabune, uburyo ushobora ni ibintu byinshi nshaka kuzajya ngenda mbereka. Wowe icyo usaba ukore subscribe, kuko hano nzajya nereka ibintu bigiye bitandukanye, nunabishobora ibintu abantu benshi batazi ko bishobora kubyara amafaranga cyangwa bishobora guhindura bivamo business. Hano nzagenza mbibakorere, kandi tugira n'ikiganiro kirambuye y'uburyo ushobora kubitaninga into a business. So hano capati zanjye rero nuko zahiye zimeze, nuko nguko zasaga neza, zari ziryoshye. Hano rero ndi kuvuga ngo reka mbereke muri kwibona ko yoroshye, ntabwo ikomeye cyane nko kwa kundi ukora capati ugasanga. Kandi ikindi muri kubona ko nta bintu by'ibivuta, nta bintu by'ibivuta. Uyu ni umugati udasembuye. Ubundi capati ni umugati udasembuye, ntabwo igomba kuba isembuye cyangwa ngo irimo ngo za baking powder n'ibiki. Hano rero nava capati reka mbereke ya layers nyine umuntu aba ari kuvuga. Izi nizo layers umuntu aba ari kuvuga. Ya capati urya ukagenda ubona nyine igenda igera gutyo, ifunguka gutyo. Nizi ngizi rero nayo ngiye gukora. So ku bantu tubanye kugera ku musozo wa video, murakoze, mukore subscribe kandi musharing iyi video.